Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze nanone mu kiganiro cy'uyu munsi twitemberereye turi ahantu heza cyane hano mu Bugesera. Mwarimu waramutse neza? Waramutse neza. Umeze ute? Ndaho. Umeze neza Cyane. Nakuzanye muri bwa busitani bwawe wikundira. Cyane ahangaha turi ni Maranyundo, ku musozi wa Maranyundo. Dusanzwe tuhakorera ibiganiro ariko uyu munsi twaje kwereka abantu ibyiza bihari. Turi mu mudugudu wa Holistic Investment Company, ni umudugudu ugizwe n'amazu 32 hano Maranyundo, ariko utazamutse umusozi cyane ukatira kuri fawe ugatambika kaburimbo ukanyura munsi y'agakiriro ukagera ku kibuga bakunda kwita ko ngo nicyo Sarongo yakoreragamo, hanyuma ugakomeza umuhanda mwiza, amamashini arimo aratunganya imihanda igera muri ano mazu. Ni inzu rero nk'uko twabibabwiye inyinshi muri rusange. Iyi nzu yubakwa igizwe n'ibyumba 4 na salo n'igikoni n'amatoilette 3. Yego. Niko itangira imeze. Hanyuma iyo imaze kubonerwa umukiriya ashobora kuvuga ibyo bamukorera, bamuhinduriramo, bahindura nk'uko mwabibonye, bashobora guhindura amakaro, bashobora guhindura igikoni, bagahindura igikoni, bagahindura jardin, buri wese mbese ukadesigninga inzu yawe ukuyishaka ugendanye n'ibyifuzo byawe. Yego. Niyo mpamvu nubwo zingana zose zicaye ku buso bwa metero kare 300, ariko ntabwo zose zifite amaparikingi ameze kimwe, kubera ko abagiye bazigura bagiye bagira ibyo bongeraho. Izitaragurwa rero ari nazo zatuzanye ahangaha. Izitaragurwa zo umaze kuyigura ujyana nabo mu rugendo rwo kugira ngo bakubakire uko ubyifuza, ko badesigninga muri jardin, igikoni, annexe. Ni inzu ifite annexe, ifite imiryango 3, douche yo hanze, toilette yo hanze n'igikoni cyo hanze. Kandi igikoni au départ kiba gifite agastoke k'ibiribwa, ariko iyo bishatse ku gastoke bagakuramo bakakugirira igikoni kinini ushaka. Ariko hari n'ahantu nabonye inzu nini cyane, inzu ifite ubuso bugari cyane hanze yayo kabisa, ifite na jardin nini pe. Ibyo birumvikana, izira ni ziba zaraguzwe n'abantu bazindutse zikiri muri chantier, hanyuma bakadesigninga wenda bakimura urukuta, kandi nabwo bitewe nuko tere ibimeze. Mu buso zishobora kurutanaho metero kare 2, ni akantu gato cyane. Metero kare 2 ni ahantu hatajya n'ikise, ni ahantu haba ari hatoya, ariko nyine uko uyiguze utanga n'amabwiriza, utanga ibyifuzo byawe, bakakubwira bati, ukababwira uti munkorere gutya. Iyi nzu irimo amazi n'umuriro. Ni inzu ugura ugahita uyibamo, ugahita uyituzamo inshuti, ugahita uyituzamo umuvandimwe, ugahituzamo umubyeyi, cyangwa se ukayishakira umupangayi. Ubwo abamaze kugura nabo duhari ku bwabo kugira ngo tubashakira abazijyamo. Uwifuza ko hajyamo, wifuza umuntu wayikodesha, ubwo nawe azaca kuri KOP tumushakire uyijyamo. Hanyuma n'abagishaka kuzigura tubahaye karibu. Ni inzu ihagarara miliyoni 60 iyo uyiguze uko nguko yarangiye, size irangi. Ikiba kiburamo n'amarido, ariko ubundi hari igihe iyo itararangira neza bayiguhera miliyoni 50, ibindi by'amasuku ukazabyikorera, ibikinze, isakaye, irimo plafond, isize amarange yibanze nkuko mwabibonye, hanyuma ukaba wabyikorera, cyangwa se ukazongeraho miliyoni 10 akabigukorera. Niko byinshi niko byagiye bigenda. Harimo inzu z'ibyiciro byinshi, hari abaziguze bakazihinduza, hari abaziguze bakazikorera bo ubwabo, hari n'abaziguze bakavuga bakazibakorera kugeza irangiye. So ni ukuvuga ngo miliyoni 50 itararangira, cyangwa se miliyoni 60 irangiye. Yego. Hari nk'abantu bashobora kugira impungenge bibaza se izi ni inzu zikomeye ku buryo uyiguze uba ufite garanti wenda y'igihe kirekire, ku buryo iyo nzu ntazayituramo mpaka nta kindi kibazo igize, ubukomere bwayo. Nkuko babibonye byinshi birigaragaza. Niba twaberetse inzu zamaze kurangira, tubereka izikiri muri chantier. Yego. Tubereka ko zikozwe, zubatswe, umubiri wayo ni bloque ciment, korotire mwabibonye ni ruriba. Ibyo birakwereka fondation, urabona ko ari amabuye amwe akomeye cyane. Hanyuma isakaje ari amabati, wabonye ko ari amabati meza.
noneho Yego. nk'aho ibyo bidahagije hera ku ikibanza cya hano Maranyundo kigeze muri miliyoni 15. yego Kubaka ibikoresho urabona ifite clôture, ifite portail, irakinze, biriya ibintu byose byagiye bihenda, ahubwo ni nkaho nge nabona n'aya makaro n'izi nzugi urabona ko ikingishije amaserire agezweho, urabona ibi byose ni icyerekana ko ari inzu y'icyitegererezo. Urabona ko isize umucanga, ikoresheje umucanga wa Kayumbu, ni ikigaragaza ko ari inzu ikomeye. Ubariyemo ikibanza ukabara n'ibyo bikoresho, ntabwo izo miliyoni 50 zavamo inzu. Ikibanza cya 15 kuri 20 ubwacyo hano muri Maranyundo gihagaze miliyoni 15 cyangwa 10, zibaye nkeya zaba 12. Bivuze ngo n'ibikoresho, abafundi, kuzana amazi n'umuriro, ni ibintu byinshi biba byarakozwe ku nzu nk'iyi. Noneho kwiyubakira uvuze ngo ufite miliyoni 50 ukavuga ngo ngiye gutangira kwiyubakira, utangira ugura ikibanza, ujye gushaka ibyangombwa, usiragire ku karere, ibyo baba barabigukoreye. Hanyuma ushaka enjeniyeri, ubu baramugushakiye, n'abafundi, ukora iyi mihanda. Yego, bya imashini wibutse kubifotora, ntabibonye. Urabizi kiriya mashini urakizi ku isaha, kimaze icyumweru hano gikoreye imihanda. Ibyo bintu byose ntago miliyoni 60 zavamo inzu wabyikoreye. Ariko noneho ongeraho imvune yo mu mutwe, wirigushwana n'abafundi, dore muvanga isima gutya, mugire gutya, dore anyibye umucanga, dore agize iki. Ibyo byose biba bikuvuna mu mutwe. Kandi noneho paraporo yaho utaha, niba uri muri Amerika ukavuga ngo ngiye kwiyubakira mu Rwanda, shyiraho amatike y'indege, uzaryama. Niba uri umuntu w'i Kigali utuye, tuvuge wenda mu Kiyovu, utuye mu Kiyovu, ntabwo wavuga ngo ufite chantier Maranyundo utabasha kwigeraho nibura 2 ku munsi, kugira ngo ukurikirane uko bakora ibikomeye. Abafundi bakorere amasaha mwavuganye, kuko iyo udahari batonda saa 2 bagataha saa 10, ariko iyo uhibereye baza saa 1 bagataha saa 11. Iyo kuri chantier bakwibye amasaha 2, abafundi 20, ubwo ni amasaha 40. Ishanti inzi zajya kuzura wahombye byinshi. Niyo mpamvu iyo uguze inyubako ifite aho igeze, hari ibyo usevinze mu mutwe, mu mwanya, time na mental. Uratekereza cyane mu gihe iyo bakubakiye baratekereje bo, hanyuma ukaza wowe ikikugora ni ukuvugana na bank, cyangwa ukarutira ayo wasevinze, cyangwa se ukaguza ukayigura. Ariko iyo abantu babara imihendere y'inzu ntago bajya muri byo. Byonyine no kubona ikibanza, kubona ibyangombwa, uzi stress bitera. Ibyo byose ni ukuvuga ngo holistic investment company iba yarabigukoreye, ikaza uzana ibitanda n'amarido n'amasahane byose winjira mu nzu yawe wiryamye. Parikingi iratunganyije, nta cyondo, imihanda ni mizima. Ibyo byose baba barabigutekerereje. Iyi mihanda bazashyiramo kaburimbo, ni yindi nzira, ni yindi tapi zaba. Ariko byonyine no kuba bazanye imashini bakaba bari kumena itaka bakazatsindagira, ni ibintu byoroshye ko na leta yabikora. Kuko uriya muhanda n'abaguze ahangaha bakwiteranya bakayishyiramo. Voilà. Ariko n'uriya muhanda uzukagarukira ku kibuga, urenza agakiriro, akarere gashobora kuwukomeza, ugakomeza ugahinguka hirya Maranyundo ahitegeye ikibuga cy'indege cya Bugesera, kuko nawo ni ukugira ngo n'aka gace kongera agaciro, abantu bahature bameze neza. Ibyo ni ibintu bishobora kuzaza nyuma ku bufatanye. Kaburimbo izabirimo. Mzee atubwiye ko uno mudugudu uzaba uzengurutswe na kaburimbo, bivuze ngo na hariya twavuye kuva ku kibuga bazashyira kaburimbo kugera muri uno mudugudu. So abantu rero bagura inzu hano mu nzu 32 ngira ngo 16 nizo zimaze kugurwa, hasigaye izindi 16 nazo abantu ni ukugira vuba mwatubwira tukazibasurira, mwaza tukazibasurisha, hanyuma wamara kwishyura ugahita ujyamo, cyangwa ugashyiramo umuvandimwe cyangwa umubyeyi, cyangwa se ugashaka uguha amafaranga, cyane cyane ko Bugesera imaze guturwa n'abantu benshi. Ni inzu mbese navuga ko ari icyitegererezo. Mwayibonye, imireko, amazi arakanarije, jaride ziratunganyije, amapava aho uzajya uparika, buri kimwe cyose baba bakigukoreye. N'ikitarageramo iyo umaze kuyigura barakigutunganyiriza. Ubutumwa bukomeye cyane ku bamaze kuzigura rwose, harimo benshi bataba mu gihugu, harimo benshi bataba muri Nyamata, baba Kigali, nabo turabatangira ubutumwa ko kuko
inyubako zimaze kuzura neza, uwitwa ko yayiguze wese yuzuye yayishakira umukiriya cyangwa akayizanamo umuntu, yayishakira umuntu uyibamo cyangwa akayituzamo undi, kuko ni ahantu ubuzima bwamaze gutangira, cyangwa nawe akayibamo. nibyo mvuga. Ariko ababa hanze nicyo ndi kukubwira, umuntu wese wayiguze yakabaye areba uko ibamo umuntu w'ubuntu, w'amafaranga cyangwa nyir'ubwite wayiguze, kuko ibi byose ni ibintu biba byaratwaye amafaranga. Gushora miliyoni 60 inzu ikicara umwaka, ibyo mu buzima turimo, nubwo wenda hari abantu baba bafite uburyo ibibazo byakemutse, ariko iranangirika itarimo umuntu. So gushaka umuntu wibamo ku mafaranga, ku buvandimwe, ku bucuti, ku buntu, akayifata neza, byanze bikunze ibyo ntawe, iyo nama uwo nayigira ntago yayanga. Ni byiza rero ko batwegera abafite iyo gahunda, bamaze kugura inzu hano, tukabashakira uburyo zicungwa, kuko yamaze kujya mu maboko yawe ugomba kumenya bimeze bite, amazi, umuriro, isuku, ibyo byose biba bigomba gukorwa hano. So rero hariya hakurya nabonye hitwa hiriya view, ko nabonye ari nziza cyane. Uriya n'umusozi wa Murama, muri uyu muhanda rwose uba witegeye. Uriya n'umusozi wa Murama, iyo ugezeho ubureba mu kibuga usa n'ujyagaze hejuru. Turaza kubireba turi hejuru kuri Maranyundo, hariya kuri radari, umusozi wa Murama, ikibuga cy'indege ikarera, hanyuma mu kaboko k'ibumoso hari imwogo, wareba imbere ukabona centre ya Kabukuba, ugahita ubona igisozi cya Kabukuba. Kiriya gisozi cya Kabukuba iyo ugihagazeho ureba no mu Mutara, kuko urenza amaso Rwamagana, Kibungo, iyo uri Kabukuba hose ubureba. Umusozi ujya kuyingayinga Kabukuba ni uwa Bihembe, niwo wakabaye ugukingiriza, ariko nawo urenza amaso. So nahantu hari view nziza cyane nkuko mubibona. So rero kuri miliyoni 60 ntabwo ntavuga ko ari igihendo. Niyo yaba yarubatswe kuri miliyoni 55, izo ngize 5 ni za wa mwanya utakaza ujya kureba abafundi, ni za wa mutwe ukurya kubera kwigutongana nabo bakoze ibintu nabi, bagondagonza imisumari, ni za stress zo gutekereza ngo barimo baramcyeta, wamutuma imbaho 100 akazana 60. Ibyo byose bano holistic investment company iba yarabigukoreye, yaratekereje mu mwanya wawe, irakora mu mwanya wawe. Kuba harengaho miliyoni 5 no kunegosiya ubutaka bungana gutya, no kubonera icyangombwa, ubu buri nzu ifite icyangombwa cy'ubutaka, iyo nayo ni yindi nzira ibikomeye cyane. Baba barakoze byinshi ku buryo inyungu ntoya, inyungu basaba mbona ari ntoya, ntabwo ari ibintu byinshi ko barahakubereye muri byose. So rero ubwo abakeneye izi nzu bazatubwira. Oya, utaragera aho ngaho tugira ngo tugane no ku musozo, nk'umuntu ufite wenda nka kontara runaka, ishobora kujya nko muri banki bakamukubitira amafaranga, cyangwa se utayifite iyo kontara, aba bantu bashobora kuguha icyangombwa ukajya muri banki bakaguha amafaranga, inzu ukayishyura ikaba ingwate muri banki. Ibyo bintu byafata inzira ndende, kuko banki ibanza kohereza evaluateur, akaza kugena agaciro, bikajya muri banki. Ni ibintu biba bigoye ku buryo wowe watanga indi ngwate, banki ikaguha amafaranga ukaza kugura hano. Kuko ni procedure, ibyangombwa nabyo ibyo byose tujye tuvugishanya ukuri, nta nubwo wakuba ku mudugudu gutya nawe udafite ideni rya banki. So rero ntabwo wavana muri banki imwe ngo ujye mu yindi, ahubwo washaka amafaranga ku bundi buryo. Noneho wamara kuyabona, umaze kugura ino nzu, umaze gukoresha mutation, noneho yanzu ukongera ukayigwatiriza, ukabona kwishyura yandi wari wabonye mbere. Ni inzira ndende, n'ukwanga ama procedure agoye. Icya kabiri nuko zino nzu barazirwanira, ntabwo bisaba kwinginga cyane, kuko urumva izimaze kugurwa ari nyinshi kandi ziragurwa n'abantu bakomeye baba hanze, bashaka kuzahakorera pension, bari hafi gutaha mu gihugu, abafite imiryango mu Rwanda bashobora gutuzamo. Nuko ibintu biba bitazwi. Uyu niwo mudugudu wa mbere muri kano karere ka Bugesera. Undi ni wa wundi ucyubakwa handi, twagiye tugasanga hariyo inzimwe. Urumva izi ni inzu 32 zose zimaze kuzura, kandi ubona ko wahita uryama pe, nukuzana ibikoresho byawe, ubundi sinakubwira. So rero kuri miliyoni 60 ntabwo ari agahendo. Batugane, muzaduhamagara, abakeneye kuhasura baze tubajyane, hanyuma ibindi uwamaze kwiyangaja yatubwiye tuzamuhuza na company, tumubwire na konti ashobora kuverisaba amafaranga, hanyuma izindi procedure bamaze kwishyurana zo guhinduza, gukoresha mutation babikorane, hanyuma inzu ihite iba iyawe.
ikigaragara cyo ibyo mu Rwanda turabizi nabyo tuye tubwizanya ukuri. Iyi nzu niba ihagaze miliyoni 60 uno munsi, mu myaka 5 haraba hiyongeyeho izindi 20 cyane rwose. Ibya hano nuko byiruka, n'ikibanza cya miliyoni 2 ujya kumara umwaka baba guha 2 n'igice, nyuma y'ibiri baba guha 3. So n'izi nzu niko bizagenda, nazo zizagenda zizamurirwa agaciro, cyane cyane ko ibikoresho by'ubwubatsi bizamuka buri munsi. Amaserire, amakaro, amarangi, ibyuma, zirambaho za MDF, ibi byose, amafizibure byose bizamuka buri munsi, amarobine byose bizamuka buri munsi, ibi byuma byo gukora korotire, n'aya matafari ubwayo byose bizamuka buri munsi, ku buryo uwagira abinkwakuzi baze bagure izi nzu zisigaye. Hanyuma ubwo na company nayo tuzakomeza nk'abantu dufatanya nk'abafatanyabikorwa bacu, tuzabagira inama ko zino nizirangira bazahita bakora undi mudugudu ahandi, cyangwa bakagura uyu nguyu. Ibyo nabyo mu byo twavuganye nabyo birimo. Yego, mwari ndagushimiye cyane. Asante sana na Elize technicien, na Dani cameraman technicien, mwese uru rugendo tuba twarugendanye igihe cyose. Nejo nara indaha, ejo bundi murabyibuka ko twataramiye hano hirya kuri Parastero. So ibigezera ni mu rugo tuhaza buri mu cyumweru giye mpaza nka 3. Na ahantu hafi, icyo nakumenyesha, Maranyundo ni hafi, ni muri Nyamata ndani. Kuko niyo waba ugenda na moto kuva kuri gare ya Nyamata kugera hano ntibyarenga 500 kurikije uko twahagenze. Abantu barahazi, urenza Agakiriro ukarenga ikibuga bita cyo kwa Sarongo, ubusigaje metero 500 hafi cyane. So mwakoze cyane rero bakunze ba KOP, ndizera ko tujyanamo mu kugura zino nzu zitarashira. Yego, asante sana.